Sheikh amakuru ya Sheikh Karami ya Sheikh Umeze na mahoro ya Sheikh uratangaza iki se ya Sheikh Sheikh Ruhi agaragaza yuko Qur'ani biwamwigishije ntaga yumva nta nubwo yisobanukiwe wimbesera umunyeshuri wanjye se ntago ari umunyeshuri wawe Sheikh uvugishije ukuri Sheikh asebeje n'abandi ba Sheikh muri mbese abashyize en general arabafata bababwira ati murabizi hano tubonye ariko umuntu iyo umuntu yiga nta kibazo ashobora gukora ikosa ntacyo yemeranyijeho ukareka gushyiramo abandi wowe ntabwo wemera Qur'ani twakubonye Ruhi ahubwo wowe Sheikh utangira ujye umwigisha neza Sheikh yahakanye ijambo ry'Imana kabisa yego ariko Ruhi reka ntago wambwiriza ntabwo twabasha kumvikana kuko Yesu aragukunda numugira amahirwe yo kumumenya uzamumenye personally ntabwo ari njyewe bikubwirira ariko wanagiye kumanura wihangane ko ngiye kuganira na Sheikh ariko ndikibaza wakoze Ruhi wakoze kuzamuka so sinzi impamvu mana yesi nijoro ndi kubona layers nyinshi kandi ngiye kuganira n'umuntu babihindura gute kuburyo nagira view ebyiri mbese njyewe na Sheikh hano ariko Sheikh bakwakiriye neza urakaza neza urisanga mugenda abandi gufigaringa out ukuntu bino biporo bikora like I don't know settings bakora ku buryo nyine can have as only for now bari buze kuzamuka n'abandi ya Sheikh yes amakuru Sheikh ni meza kabisa yeah so hano wenda Ruhi ari muri hano muri comment section nibagire ngo hari ikintu navuze wenda nabeshye cyangwa ikintu nk'icyo ngicyo hari ikintu twamubajije turi kuri ya topic yo kugaragaza nyine again sorry turi kugaragaza ya topic y'umugore muri Islam hanyuma navuze yuko Quran isobanura ivuga umugore yuko yemerera umugabo yuko yakubita umugore and Ruhi yavuze yuko ibyo bintu nta biba muri Quran yabanje kubihakana twinje tugenda tumujyana tumwereka ahantu biri aravuga ati abibonye aravuga ati hoya ntago ari byo kandi abibonye ambwira ati se gute kandi utarubizi ndanamaze so waruzi ko soratonesa byiburi babiri Quran aravuga ntiyansubiza bandashaka ko atarabizi simbizi ntago muvugira ariko icyo igaragaza nuko atemereye ko hari isura ivuga yuko nyine umugabo yemerewe gukubita umugore so nka Sheikh urabiganira hiki Sheikh ubivuga hiki wasomye aya Surat an-Nisa aya ya 34 asa Sheikh ntabwo agombye kubizi direct ahantu iri buri ara ntabwo kano cyakana ntabwo practicing war specific no I'm just need to get it well oh yeah I feel you by the way aya so iriya aya no kuvuga ngo iriya aya ndayizi bikwirushya no kuvuga Allah abagaragaza tawjihat no buryo bwo kwerekera cyangwa se kuyobora umuntu ashobora kuyobora akayobora mbese bishingiye kuba ari we muyobozi nkuko Allah yagaragaje ko abagabo n'abahagararizi bingo cyangwa se ni aba director bingo zabo n'abagore baba ariko intumwa y'Imana mu gusobanura yagaragaje ko
umugabo araragiye mu rugo ariko akaba afatanyije n'umugore akaba aragiye, bose bazabazwa inshingano zabo. So Allah agaragaza uburyo nk'umugabo, umugore wenda amakosa ari gukora atandukanye, Allah yagaragaje ko step ya mbere ari ukugira gute, fa'izuhunna. Allah avuga ati fa'izuhunna, ati muzajye mubaha inyigisho, mubigishe niba ari ibyo bakora bibi, berekwe ububi bwabyo, berekwe ko atari byo, berekwe ubutaha uburyo bakabikoze, mbese bakigishwa. Kwigishwa rero ntabwo ari ikintu gifite igihe runaka, wenda gifite wenda ngo wamwigisha rimwe ngo kabiri ngo kwigisha no guhozaho akigishwa. Noneho iyo uko kwigishwa kutari gutanga umusaruro, iyo kutari gusanga umusaruro, Allah aravuga ati fahjuruhunna fil madaji', ati abadamu icyo gihe noneho muzabimuke mu buryamo, mbese murare uko biri kugira ngo babone uburemere bw'amakosa bakoze, babone uburemere bw'amakosa bakoze. So bashobora kuba bakwisubiraho, noneho bagahereza agaciro bya bindi bamaze igihe bigishwa. Noneho Allah akazana indi step noneho yo gucyaha. Allah akoresha ijambo fadribuhunna. Iri jambo fadribuhunna ntabwo ari ijambo ushobora gusobanura, ariko se kandi ubizi gute se kandi ko ntabasha kwisobanura Sheikh? Aho ngaho kuba uri Sheikh uzi icyarabu, ntabwo icyarabu ntabwo ari ururimi ruri magique Sheikh. No, wowe ukunda kugenda kure, turi kuganira, iyi ni dialogue, ntabwo ari monologue. Turi kuganira, utangiye unyakuzinga yuko ntabwo nabasha kubyumva cyangwa kwisobanura. Baraga bivuze no no kuvuga Allah avuga ati fadribuhunna, ugomba gusobanura icyo kintu ni numwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igikubitwa n'iki? Numwe Muhammad yarasobanuye, igaragaza ko atari ugufata inkoni gukubita umugore. Okay, wamukubita n'igipfunsi, just no gukora utuntu tumeze nko kumukanga gusa. Again Sheikh, for the sake of the argument, sibyo kugira abantu basha gusobanukirwa icyo ari cyo, wozi nk'icyarabu daraba bivuze iki? Daraba no kuvuga it's a simple. So ngiye mbaza inshinga, okay, nta kibazo mbaza inshinga, umbwire nshobora kuba ntazi amagambo yose y'icyarabu, aho ushaka kumbwira ati akara yarariye cyase ni ukurya, sibyo? Daraba, sorry, sharaba ni ukunywa, sibyo? Daraba ni ugukubita. That's it. So wishaka kutubijyana mu buryo buri magique, icyarabu kiri very clear, ntabwo ari icyarabu ntabwo ari ururimi ruri magique. Why are you trying to complicate things, Sheikh? Baraba no gukubita. So again, now ibyo uri kuvuga, I have my computer, ndagira ngo mereze iyo tafsiri uri buvuge. Allah avuga ati Allah avuga ati fadribuhunna. Urumva? Yes. Mbese cyo niyo birumwe yakoresheje ukamukangisha nk'agaswime, se ibyo yakomeretse umuntu. Uri kubeginga Quran. Intumwa y'Imana inagaragaza ko unagiye gucyaha umugore, unagiye kumucyaha, ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gukubita muri face. Binyereke muri Quran, nta kibazo, binyereke muri Quran. Ni haram. No, binyereke muri Quran. Byaba ari iki? Binyereke muri Quran nta kibazo. Binyereke muri Quran nta kibazo. Ko gukubita face bitemewe se? Muri Quran.
Because how ni gute se ndibo beshuwa y'ibiri kumbwira ko ari byo, cause again ushobora kuba uri kuvuga tradition rero ushobora kuba uri kuvuga nyine hadith. ushobora kuguha hadithi n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, hano biri explicit sibyo yuko umugabo akubita umugore igihe yinangiriye sibyo, niba yamugira inama bikanga, niba bwa kabiri aramwiyaka noneho mu buriri, bwa gatatu noneho amukubite kubera ko yakomeje kwinangira repetitively. So I expect you kugira ngo Allah making sense of what he's saying ubikuriye muri Quran bikwereka yuko noneho ibyo ngibyo, because again Muhammad ashobora kuba yarabyinterpretinze uko Allah atabimubwiye. If like let's argue to be consistent kuri icyo kintu, because niba Allah avuze yuko amukubita Muhammad then agashyiramo imiyaga, simbizi kuko baraba it's explicit yuko agomba gukubitwa umugore sibyo. So Rasul I could care less ko yamukubise. Nanjye wenda uko hano bavuga gukubita umugore, njye ndi Umuyisilamu, I have never njye sinigeze mbona data kubita mama, so nakuvuga papa yarabyirinze cyangwa se mama wanjye ntagafitiye attitude. Ariko the application y'iyi sura it can vary. Uvanjye nshobora papa wanjye yahisemo kutamukubita, Rasul wenda we yavuze buri mumbwiye ati ngo wenda haraho yavuga ati ngo gukubitisha umuswaki cyangwa iki, that's their preference. Ariko kubera ko noneho nanjye ninjye kwasoma ahandi noneho application yanjye ashobora no kuba ari gukubita box madamu wanjye, that's a daraba ni gukubita. So again let's argue in that line. Daraba nagari gukubita se umva nkubwire shiti yanjye no kuvuga ngo Islam uyisobanura ni n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntago ari njyewe ufata ikintu ngo just mfe kwactinga ntafite ibisobanuro by'icyo ngiye gukora. Niba Allah avuze ati fa aqimu salata wa atu zaka, muri mukora amasengesho mutange zaka, intumwa y'Imana ni isobanura uko mubikora. Ariko okay yabikora bite uzatanga zaba afite amafaranga yangaya, that's good. Ibyo ukabizana muri hadith right. Yeah, niyo nshinga yo kudoraba sibyo. None so ko abagabo bajya baganira batebya n'abagore babo, no batebya ubwabo ku bwabo bashaka kuvuga igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'abagore babo, bakavuga ngo umugore wanjye naraye mudwarabye, aba yaraye amukubise se kubita inkoni. Again is slang nyine nkuko tuzibona mu cyara mu Kinyarwanda dushobora kubona mu cyara. We aravuga ati nta mudwarabye yaraye muhondagura kabisa ariko sexual itinga mukubita. Yeah, so no kuvuga ngo again Sheikh kuki umunyarwanda avuga kuki umunyarwanda what's a consimbut no argument yacu ngo umugabo udafite amafaranga ngo nayikubitira umugore nta kibazo. Reka twabyuwinge nta kibazo, reka tuganire ko imvugo yavuzwe ntago ari kwibiri. Sorry ukenera kuyisobanura. Byiza cyane. So gusobanura hano tujya gusobanura turabanza dutekereze ko ari ukwinangira kw'imitima y'uyu mugore, niyo mpamvu result ya nyuma ni ugukubitwa. So kuba ntago biri buze kuba in any sense yo kugira ngo we sexually nyine umwarazinga ni nko kudwaraba nkuko abandi babivuga. Oya, ibyo biri mu yindi kote. So hangaha twabonye sibyo yuko umugore the result igihe akomeje kwinangira ni daraba umukubite. So tugiye kureba noneho Rasul bwe implication yiwe noneho muri hadith turebe tuvuga ati abagore yabakubise mu buhe buryo, niba ari byo ushaka kunyereka wenda turebe abayisilamu ukuntu bagomba gukurikiza noneho ino aya exactly. Ariko cyambere tugomba kwemeranya yuko Allah yatanze green light mujye mubakubita if they nyine nibakomeza kwinangira. Umukuru n'umwe y'Imana yavuze, n'umwe y'Imana yaravuze ati khairukum li ahli, atumwiza kubarusha n'umwiza kubarusha, wa ana khairukum li ahli, ngendi mwiza kubanjye kubarusha. Nta hantu na hamwe uzasanga intumwa y'Imana yarigeze akubita abagore be, nta n'uwigeze anakoza n'urwara. Sheikh ubizi gute rero? Ubizi gute? Ubizi gute? No kuvuga buri kintu cyose Rasul yakoze kiranditswe. Ntago ari cyose.
Do you are you say uri sheikh ukabutazi ko eka mubwire sheikh ahadith is also dufite no sheikh you are lying you are na sheikh Ashraf Ramutaje okay sheikh Ashraf Ramutaje hano he would refute you on that claim kubera iki ahubwo uti ibyo mufite ibyo tuzi dufite as in hadith zikomoka kuri indi. I'm testing is hadith is also hadith zikomoka ku basahaba والله nta musahaba nta n'umutabi'una wigeze wandika hadith. What are you trying to say? Give me the proof. Nta sahaba nta tabi'un. Okay Bukhari na Muslim barabaki sorry iyo turi kuvuga okay iyo turi kuvuga sahaba wa tabi'un njewe actually anyone can make that claim. Nk'ubu tuvuze Ibn Hisham sibyo tuvuze Ibn Hisham cha Ibn Ishaq so Ishaq tubashira mu yihe kategori tubashira mu basahaba tubashira mu tabi'un cuz Imam Bukhari abikura muri Ibn Hisham right Ibn Hisham no Ibn Hisham no mumenye ukwe see again Sheikh nago nenzugo Sheikh you can't prove this so reka scholarly materials dufite Sheikh Bukhari na Muslimu n'abantu bagiye bahura n'abasahaba gutya imbona nkubone Sheikh you can't prove that again Sheikh I want you to prove that because ibyo abamenyi yaba n'abayislam they acknowledge you ko uyu Imam Bukhari did not meet abantu baba tabi'una turi kuvuga so iyo bari ko keepinga sanad niyo mpamvu hari sanad umuntu ashobora kuvuga hari yavuye kuri uyu ijya kuri uyu ijya kuri uyu ariko that consistency and I can just point out making ningi ibe clear nibyo mufite uyu munsi zino hadith zose dufite it's 2% out of the Ibn Hisham zo yakiriye aziko kuri Ibn Ishaq yarazijonjo yasigarana 2% so what you have ama volumes and volumes ni 2% ibintu byanditswe bivuye kuri as in nyine nk'imigenzo n'inuza n'imvugo za Rasul so what do you mean and everyone nk'umumenyi wese this is what they have this ibi nibyo bavuze nibyo n'abantu bose yaba mu Islam yaba umuntu wundi wo mu Kristo cyangwa se udafite n'imyemerere wenda washaka kwiga bino bintu yamenye yuko hari ibintu byinshi 98% bitigeze bivugwa muri mbese nukuva hari ibyo bakuyemo Rasul yavuze cyangwa se ibyamwitiriwe ko yavuzwe ariko nta musahaba nta mu eyewitness wigeze wandika ibintu Rasul yavuze because you don't have that nta opinion kiraje cy'abasahaba bamubwire kiraje cy'abasahaba bari abantu bafataga mu mutwe cyane bafataga mu mutwe urumva kandi bari bafite civilisation yo kwandika kumu no kumabuye Sheikh do you know that is also wrong ibyo babonye n'umwe Imana ikora byose ntago bagomba kubyibagirwa good so no ibyo mbona ukora ntago nabyibagirwa nta kibazo nibwo baba barafataga mu mutwe nubwo babaga barafashe mu mutwe nje ntago iyo claim ndi kuvuga sibyo iyo ntago iyo claim ndi kuvuga ibintu I can prove scholarly abantu bose abize abasomye abanditse neze hadith n'abazifite muri publication bavuga yuko iyi ngiyi ni 2% of what ibintu bagiye bakuramo bindi nukuva Ibn Ishaq yandika so Ibn Hisham yandika avuze yuko he gathered a lot byinshi cyane so muri hadithi zingana ngo niba ari ibihumbi 400 I can't remember the number basigaranye the 2% we hari ibyo yijonjoreyemo abikuramo so again ndi gutekereza ko mu byajonjowe bandi hari aho yavuze yuko yakubise umugore we maybe they boxed abona yuko avuga ati okay you know what ibi ngibi ntago bikwiriye basigarana noneho ibyo ufite wandi uyu munsi so how are you sure again yuko atabikoze because mu gihe cya Rasul I can agree I can argue on this Rasul I think that guy maybe kuryamana n'umwana nase umwana bundi yagira yihe mbese Aisha radhiyallahu anha yagira yihe umutwe n'ibitekerezo byo kuba yagenda against umugabo w'imyaka 50 none se uko yangana burakuzi nese shatse kuvuga ko atangana kuko nuza hadith zivuga actually imyaka
imyaka ntayihurira n'umuntu nyirizina urumva Sheikh tugiye kunya tubigaruke nshobora kuba naragize imyaka 9 nkora ibintu wowe utakoraga hanyuma okay ushatse kuvuga yuko umwana w'imyaka 9 abakuze mu buryo bwo cyangwa nshobora kuba naragize imyaka 9 nikorera nta kibazo Sheikh ahantu hose Sheikh ahantu hose muje yaba ku myaka yaba kuva ku gobare mahadamu kugeza n'ubu simbizi igikuriro bakoreragamo nta kibazo ariko ngiye kubaza wowe ikibazo ntabwo umuntu atekereza ubasha kugisubiza hari ahantu na hamwe uzi umwana w'imyaka 9 wabasha gukora sex like aruzuye physically psychologically umugongo ni hehe kandi akaba afite n'ubwenge bwo kuba nta kibazo akaba afite n'ubwenge bwo kuba yabyara no gutunga mu rugo rwiwe akita ku bana akabarera afite imyaka 9 wemera ko umugore ufite hormones zikora neza akajya mu minsi y'ukwezi aba afite ubushobozi bwo kuba yasama urabyemera kuba yasama se bivuze ko ari ready kuba yakakira umugabo cyangwa se yakora sex yego gusama it implies yuko wasama so kujya mu mihango it implies yuko wasama so what's your point naye ndakubajije naho yasama bivuze ko yuzuye like umubiri we wemereye ko nyine wakakira umugabo nicyo bisobanuye what exactly abantu bari hano muri live did you hear this man say yuko uwo mwana niba agiye mu mihango yakakira umugabo like igitsina cy'umugabo yakakira so ibyo ushatse kuvuga hano and we got you to admit this ushatse kuvuga ngo umwana w'imyaka 9 nta kibazo Sheikh no byaterwa n'ingano wowe urimo kuvuga nta kibazo good so no kuvuga ngo hari igitsina uyu mwana w'imyaka 9 atakemera niyo atakemera in fact ibyo uri kuvuga ni ukuri oya hari n'umugore w'imyaka 30 cyangwa oya wowe cyo wavuze Sheikh I take you back ku byo wavuze yuko umwana wese wagiye mu mihango wavuze ko umwana wese ujya mu mihango yakora imibonano mpuzabitsina right si wowe wabyivugiye si wowe ubyivugiye nagusubije wansubije ariko wemeje navuze ati ngo yego yasama ndakubaza ati se umwana wese wagiye mu mihango bivuze ko yuzuye kuba yakora sex uravuga ati ngo yego ntabwo wabivuze Sheikh agiye kuyaga abantu bari hano ntabwo Sheikh yavuze ibyo bintu ntabwo byemeye umva nkubwire Sheikh wallahi babyemeye mukazi no kuvuga ngo umugore ugeze mu gihe cyo kuba yajya mu mihango ni ikimenyetso cy'uko yasama yego ndabyemeye sport umugabo ari we wese ntago buri uwo mwana wese byaba bitandukanye niyo mpamvu imyaka ishobora kwigizwa inyuma kugira ngo umuntu abanze akuze n'umubiri nta kibazo nshimye ko wemeje ibyo ngibyo and again nubwo uri kubitekereza gutyo nk'umuntu ufite logic nta kibazo Sheikh nta kibazo Sheikh ukuri kubitekereza kose then wa figuring out gute ko akuze you will have to test sibyo kugira umenye yuko nyine uwo mubiri yakwakira cyangwa igitsina cyawe yacyakira ugomba kugerageza sibyo aribyo ntekereza ko Rasul yagerageje iriya myaka 3 let's talk about this because ntabwo ndi mukwemerere kwirukanka Sheikh ntabwo tukomeze tuganire kuri iyi ngingo ni ukuvuga ngo prove to me niba atari Rasul iriya myaka 3 gutegereza umugira ati impamvu yategereje niyi nuko yari ategereje ko Aisha radhiyallahu anha ababarekh nukuva yamushatse atari yajya ubushake bwe kubera iki noneho yari ubushake bwe nyine ubushake bugira ikibite kurambagiza umukobwa nkamushaka nyuma y'imyaka 5 none se gucyo ubushake bwe butabaye kuryamana nawe akimurongora koze iyo urongoye umuntu nyine mushakanye bivuze yuko ufite haki yawe yo kuba wamwinjira kuki atamwinjiye yari afite impamvu ze nkuko nanjye nagira izanjye no again nyine impamvu ziwe niziye kubigaragara turi kuvuga yari umuntu ariko ari intumwa urumva yavuganaga n'abantu nta kibazo yari
yari yaramushingiye yari ubwo yari iki mu Kinyarwanda yari sebuka, right? Yeah. Sheikh, again uri gushaka kwirukanka ujya gukingira ikibaba rasulu ariko nta kibazo no turavuga ibyo Allah yavuze. So again ufata ibipimo by'imyaka so iyo ufashe ibipimo by'imyaka 100 ishize ukabihuza n'umwana w'imyaka 9 wo mu Rwanda wenda mu Rwamara ubu ushaka kugera kuki? Sheikh, reka nkubwire ukuntu uri kuba intellectually dishonest. Oya, nta kibazo. Ibyo ngibyo tubireke. Reka ngumane ku byo wivugiye ku giti cyawe. Bavuze yuko umwana wese uri mu wagize imihango bivuze yuko yasama, and it also imply yuko uyu mwana yakora sex. Sibyo wavuze? Nanjye nibyo numvishe. Byemere dukomeze dutandukanye. Sheikh, again you said it. Sheikh, nta kibazo. So ni wavuze yuko batandukanye. Okay. Nacho, what's your point? Uremeza ibyo Rasul yakoze ntago byemeza, urabihakana ntago ubihakana. Rasul ibyo yakoze ndabyemera, urumva? Prove no yuko atari mutoya. Icyo ntakwemerera no gufata ibyo Rasul yakoze ukabihuza n'ibipimo by'uyu munsi. Kandi ibipimo wabihuza nabyo hano urumva ntabwo bishobora kuba byahura. Imyaka 1400 ishize kuzana ibintu by'icyo gihe ukabihuza n'uyu munsi ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Urakoze Sheikh. Niba wenda muri Uganda bashingira umukobwa ufite imyaka 14 right, mu Rwanda tukaba ari 18 kuki se bidahuye? Nakibazo ubwo biterwa rero n'ahantu. Impamvu turi kuganira ibi ngibi ntabwo turi muri culture relativism, sibyo? Ntabwo turi muri culture relativism. Niyo mpamvu ndakureka umwanya wose naguha ndibugaruke again nkwereke noneho ibyo wari uri kuvuga uri kurinjira Rasul, ariko Allah niwe umuheza green light, niwe umwemerera yuko agomba kubikora. So here dusomye surah Talaq, nawe iyo uzi twaganiriyeho urabizi ko Allah yatanze go ahead ku mwana utari waba baligh, so umwana utari wagira n'imihango utari wayakira yuko yemereye kuba yashingirwa. Kandi gushingirwa, guys, do not take it as gushingirwa as nko gushaka, no, nukuryamana nawe physically, like ushobora gukora sex nawe. Urabihakana ntabwo bihakana kugira amasome noneho abantu bamenye ibyo turi kuvuga ibyo ari. So nukuva niyo warengera umwana kandi Quran, Sheikh, Quran urayizi. Okay. Ngaho uretse nanjye mvuge. No kuvuga ngo Allah nta kintu na kimwe atigeze clearinga gishobora kuba cyakwafect umuntu, right? No kuvuga Quran ihereza buri muntu wese agaciro, right? Usibye umugore. Allah arabizi ko hari umugore ashobora kuba yararemye ariko akagira ikibazo. Amahormone ye ntakore neza, akaba yagira imyaka 20 cyangwa na 16 birashoboka, cyangwa 18 atari yagira rege, atarajya muri iyo mihango uri nta kibazo. Okay, muri iyo kategori okay, nta kibazo agashingirwa, nta kibazo. Iyo kategori ayisangiye nabandi noneho nshimye yuko uvuze yuko abari aba outliers. Mbese iyo turi gukora statistique dufite ibintu bijya kuri mean, ibintu bijya ku cyita rusange. Mbese niba ariko nabivuga icyita rusange ni umuntu ugomba kuba ari baligh, sibyo? Ariko Allah atangira kategori yavuze yuko they are the young ones. So abo ngabo batoya rero batari bagiye imihango rero. So kuvuga batoya yarabavuze kandi Sheikh utaza gukina iyo mikino ko ndi bugusomera Quran mujyane n'ahandi mujyane kuri hadith. Reka nkwereke ukuntu yabavuze rero, sibyo? Nta kibazo, reka dusome Quran, sibyo? Nsomera aya ivuga ngo Allah aravuze ngo mushaka abana b'imyaka ingahe uri kuvuga. So iyi sura tugiye kuvuga ni Eid, sibyo? Ni divorce. Nta kibazo for the context abantu bayumva. So iyi sura tugiye gusoma ni sura ya divorce, ukuntu ugomba kugira ute gutanga itaraka, mbese gusenda abagore banyu, sibyo? Niba uri umugabo kayisoma hano haravugamo ibyiciro ukwiriye gusendamo umugore wawe. So ngiye kuyisoma mu Kinyarwanda wumve ibyiciro bivugwa, noneho umbwire utekereze nawe, turagenda tubiganiraho, uvuge imyaka y'abantu bose irimo hano. So iyi ni 65:4 surah Talaq umurongo wa 4 haratangira. Hano harimo ibyiciro bitatu mu bantu turi kuganira mu gihe tugendana.
naba abandi batakijya imugongo kuvuga bacuze mu bagore banyu batakijya imugongo nimuramuka mushidikanyije ku gihe cyabo cya ida igihe cyabo bagomba gutegereza bakiri mu ngo zabo na amezi 3 so ku bantu batazi ida bivuze ni igihe cyo gutegereza ariko ni ugutegereza iki kugira ngo umenye yuko udatwite mu gihe bari kugusenda so niba utwite then to mean uwo mwana n'uwo mugabo ntabwo nyine yaba kigusenze kandi umutwiti so there are other procedures nyine ngo zakurikira so kubera ko hagomba kutabamo gushidikanya and then iyi kategori ya mbere tubonye kugira badashidikanya abagiye imugongo na amezi 3 hanyuma bati ni kimwe n'abandi bajya imugongo nabugiye cyabo na amezi 3 naho okay but ni kimwe n'abandi batari bajya imugongo noneho iyo ni kategori ya kabiri abatari bajya imugongo batari babona regire zabo nabo igihe cyabo na amezi 3 so aho ngaho niho turi gutinda niho hantu turi kuganira noneho iki igakomeza avuga naho abatwite baba baratandukanye n'abagabo cyangwa abagabo babo barapfuye igihe cyabo bagomba gutegereza bakiri mu ngo zabo kugeza babyaye kandi ugandukira Allah amworeza actually niba utwite ugomba gutegereza ukazabanza ukabyara maze ubundi akabona kugusenda right so iyi kategori ya kabiri niyo turi kuvuga Sheikh hano ari kuvuga ko abangabo batoya abantu batari bajya imugongo by the way inuza icyara biravuga lam yahidna those who never menstruated so abatarigeze bakiri no mihango nono ari kuvuga yuko bashaka kuba ari babandi b'imyaka 20 ariko batageze iyo mihango none ndavuga ati abo noneho uwo muntu ko yabaye outlier mbese ntago ari kucita rusange abasanga ko cita rusange bo muri kategori nabahe none because it says the young ones tafsiri yo so asoma it says the young ones ngaho Sheikh tafadhal ikintu nakubwira kuri iyo aya no kuvuga Allah niwe yavuze ati wallahi lam yahidn n'abandi batarabona imihango right no kuvuga Allah kuvuga gutyo Allah ntayewe ko umuntu ashobora kugira ikibazo urumva uturemangingo twe ntitunoge neza urumva akagira ibibazo by'imisemburo y'intanga urumva wenda n'ubwonko bwe budakora neza kuko nibyo kibazo abafite abaganga rega tugiye kumufata wallahi rero umuntu niba akuze akaba yashingirwa umuntu ushingirwa se n'umeze ukuze nyine nta kibazo ngiye icyo ndi kugusomera ne Qur'an yawe reka tugufate Sheikh wait a second Sheikh so iyo ngiye kugusomera ne suratu al-ahzab kuki utari kwemera science Sheikh ngewe ntabwo icyo turi kwemeranya uri kuvuga yuko uri ari wa muntu utari wajya mu mihango ariko akaba yarakuze sibyo uwo ngo yemere ko yashingirwa noneho reka nkwereke iyingikanya kuri iyi sura kandi ngiye gusomera suratu al-ahzab ubone yuko ibintu uri kuvuga uri kubeshya abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abakumva bose so umva ukuntu noneho suratu al-ahzab 49 ndivugamo reka mbanze ngigusomere mu kinyarwanda because Sheikh again this usually kuganira n'ibintu nk'abantu nkatwe baba murtad you have to know tuba twarasomye Sheikh suratul ahzab umurongo wa kangahe reka mbanze gusomera Sheikh ya Sheikh oya banze umbwire uwo murongo Sheikh ni umurongo wa 49 ya Sheikh so umva mbanze musomera mu kinyarwanda ni interrupting igisomo cya Quran so haranditse ngo yenga beme ni murongora bemera kazi hanyuma mukabasenda mbere yuko mukorana imibonano icyo gihe nta aida mugomba kubabarira bityo mujye mubaha ibibanezeza mu mitungo yanyu hanyuma mubasezerere mu cyongereza it makes much more sense but all you who believe when you marry the believing women then divorce them before you touch them you have in their case no term which you should reckon no jamukushatse umugore wawe nturyamane nawe ntubonane nawe nta aida ikwiye kubaho n'umusenda khala uzatu umusenda agende so it's clear hano umuntu uvuga hari muri suratu talaq nuko at the young age igihe cyose wamushakira niba utararyamanye nawe so itikwereka yuko clarifying iyo category ko kwereka yuko uri niba ari young one to mean ntago wamukorera ntago habaho aida mutararyamanye to mean uri ataba mukurusi gute se Sheikh
So Sheikh ndi kukubaza naho yaba mukuru bose bashaka abana Sheikh naho yaba mukuru Sheikh ubu n'ujya gushaka uzashaka umwana criteria y'iyi kategori turi kuvuga batari bajya mu mihango iyo utekereje umuntu utari wajya mu mihango udutekereza umuntu w'imyaka 20 utayifite umva nkubwire iyi aya ntago ipresize imyaka uri kuvuga wowe iki iri ku precise ngende ku Sheikh ntabwo ndi kuvuga imyaka Sheikh turi kuganira kuri criteria by the way noneho thumma talaq umva iyi aya iri mu maso yanjye ya Akram urumva Allah aravuga ati yemwe abemeye idha nakahtumul mu'minati nimushaka nimushyingiranwa n'abemera kazi thumma talaqtumuhunna min qabli an mukaba itaraka nibutaragize mugatandukana nabo mutarabonana nabo mbese mukabasenda mutarabonana nabo kubera impamvu idda kubera impamvu nyinshi birashoboka فما لكم عليهن من عدة تعتدون tubifite mu kinyarwanda cyo bisobanura ntimuzabicaze ida no kuvuga ngo umugore umukobwa utaryamanye nawe this is my point umukobwa utaryamanye nawe n'ubushakanye uwo mugore ntukorane nawe sex gushaka umugore rino joro urumva nkamufata ari kunca inyuma birashoboka ahita mvuga ni basi nta kibazo njyewe icyo ndi kuganira nawe ntabwo ari imyaka Sheikh ndi kuganira criteria ntabwo ndi kuvuga imyaka njye ndi kuvuga criteria actually niba uri kushaka kumva imyaka you are lost na abana exactly so abemera amanakazi nta kibazo ni abemera amanakazi sibyo Sheikh again njye ndi kuganira kuri criteria noneho iby'imyaka reka tubiganireho ko numva uri kushaka kubishidikanya ahubwo ati okay again na hantu uri buze kuhungira so nakubajije ikibazo kiri nakubajije Sheikh iyo utekereje utari waje imihango utekereza umuntu mukuru wagize regre nyine zigoranye ku buryo ukatagize wewe wagize imyaka 20 utarakira regre cyangwa utekereza abana batoya umwana w'imyaka 2 3 4 5 6 7 8 9 kubera ko ushobora kuvuga ati mean icyita rusange cy'abantu babona imihango byibuze the earliest yaba ari imyaka 10 like the earliest hano kare cyane umukobwa yabonye Sheikh wakererewe ni utekereza uyivuze abantu batoya kuyibona yabaringa nyine utekere uwo ibonye kategori watutekereza uwakererewe cyangwa utekereza abantu bana bacu batoya nk'uwo nawe wabyaye cyangwa niba warabyaye simbizi cyangwa uzabyara Sheikh no this is your logic no Sheikh okay again niyo wavuga ati ibyo ngibyo usibye ko ari wowe nyine ufite understanding by the way ko yakuri kuburana gutyo you are trying to defend Allah which Allah was I don't know n'abamenyi bawe waburimo gushaka kujya muri side yo kumva ibintu uko bishaka nta kibazo not me Sheikh ahangaha dore ikintu impamvu ndikubwira twabonye young ones so hariya ni kategori y'abana bato uri kuvuga ati noneho ya umuntu ashobora kuba ari umwana mutoya ariko akaba afite imyaka 20 itari yagira mu mihango so uri kuvanga criteria ni imyaka nyine icyo kintu hano ndi arguing against sibyo so criteria ndi kubona ko ari ikintu cy'ingenzi iyo mihango sibyo utari wagira imihango umwana wese okay niyo wavuga wowe imyaka 20 utari wagira imihango yemerewe ko yashakwa nta kibazo none iyo kategori arimo niyo umuntu wagiye muri menopause mu cyiciro cya mbere cyase ni kategori y'umuntu utwite none nk'ikiciro cya gatatu oya aho umwana w'imyaka 5 n'umwana w'imyaka 6 n'umwana w'imyaka 7 n'umwana 9 n'imyaka 10 ari na kategori yo wundi waruvuze yo 20 utari wajya menopause bari muri kategori imwe yuko ari batoya according to the criteria yuko batari bagera imihango umva musobanurire Akram ukuvuga Allah yatangiye avuga abagore bagiye bacuze right yego ahitavuga abatwite oya ahitavuga kimwe n'abatari bajya imihango yeah you are wrong on this kategori ya mbere lam yahidna sasa batari ba never menstruated batari bagira mu mihango Sheikh again this is your Quran you are Sheikh and then you are Sheikh come on bro
Sheikh, come on and indashaka kuzerera aho hantu hose Sheikh nanone nayenze temuhereza consensus y'abamenyi bose kandi akubwira madhhab zose zemera kuri iki kintu and what uze kumva ukuntu ahantu wize baguhaye impamya bumenyi ufite ugiye kubarusha ubwenge again reka ngambize ku Sheikh nawe Sheikh Faraj azaguhera ududu wana cause uri kugushumuriza Sheikh Faraj amva ukuntu Allah tangiye avuga n'abatarabona imihango no yeah mu gihe uri kwashaka ikibazo kambe gusomeye scholarly consensus n'abantu babiri Allah yavuze aba category eshatu avuga n'abatarabona imihango ya gatatu n'abatwite none ndi kuvuga kuri no ayo kwitangira sebyo Allah aravuga ati fa'iddatuhunna 3 ashhur abangaba kuko bose ari abagore urumva Allah aravuze ati eda yabo n'amezi 3 wallahi ntabwo renze kugiye kubucaringa reka Sheikh wibeshya abantu Sheikh wibeshya abantu nshuti y'Imana wibeshya abantu kuvuga ushatse ko uri kubisoma gute avuze abagore okay again yeah I love that what you're saying so abagore batakibona imihango abatari babonye imihango avuze n'abagore avuze n'abandi batari kimwe kwanza ni kimwe n'abatari nta kibazo kimwe n'abatari bagira ute so Sheikh reka for the sake of ngiye kubivuga mu Kinyarwanda I might lose the track ariko reka ngiye mbigusomeye if you have doubt that prescribed time shall be 3 months so and of those two who have not had their courses menstruation nyine okay likewise nyine bagomba kugira everyday yabo n'amezi 3 Sheikh hano harimo category kuki wavugira Allah ukavuga ngo n'abana batarabona imihango kubera yuko hano bivugwa ni the young ones that's no exactly hano niko tafsiri zose kibazo ni babona imihango badahari Sheikh again nta kibazo barahari abakuze batajibona imihango cyabayibona bakererewe ariko iyo category imyaka 18 utarayijyamo nyine nta kibazo ndabizi barahari nta nubwo okay ndabazi barahari none ndi kuvuga iyo category ayisangiye nabande none Sheikh iyo category yuko abatari bagima cause criteria nuko umuntu atari yajya imihango sibyo ayisangiye nande umva nkubwire inkingi zo gushingirwa muri Islam urumva Sheikh babone kunjyana gatoya sorry gatoya mucemije so Sheikh hano impamvu ndi kwa arguing this Sheikh ushaka umugore Sheikh sorry gatoya so Sheikh hano iyi ni scholarly consensus y'abamenyi bose babyemeza gutya and I will quote sorry ni consensus y'abamenyi bose and zose madhhab zose zirabyemeza so baravuga ati reba consensus yose bagarukira bashingiye kuri surah at-talaq baravuga ati in this verse we see that Allah has made the iddah in the case of divorce of a girl who does not have periods because she is young and has not yet reached puberty 3 months this clearly indicates that Allah has made this a valid marriage yoni point yameweza icyakabiri so barakuvuga ati kugira banabishyigikira bakwerekana naho hadith yanoza by narrated na Aisha radhiyallahu anha avati ngo may Allah be pleased that the prophet peace be upon him married her when she was 6 years old he consummated the marriage with her when she was 9 and she stayed with him for 9 years again bakabishimangira noneho dore icyo noneho batangira bakavuga noneho muri sharh al-Muslim about the fact that it is permissible to marry a young actually when they point batanga Sheikh ini mbere yo gukomeza umuntu w'umugore
umugore w'imyaka 10 wenda tubare ingahe se tubare umugore rekera kuba girl ryari. Good question. So yaba abajuife yaba abayisilamu n'iki bemera yuko umugore ikitumutandukanya n'imihango. Yeah, like criteria yo kuba utari umukobwa. Iyo tuvuze girls. Yeah. So abantu bafite imyaka ingahe? Yeah, criteria niyo ngende kwinsistaho ni imihango. Iyo wabaye imihango because abana z'abayahudi bavuga yuko if you are a girl ntabwo bukiri munsi y'umutaka wa so mbese waravuye mu rugo. Again, abayisilamu bo it's very clear yuko kugira umuntu abe baligh umuhungu nuko aba yiroteyeho umukobwa nuko aba yagize ute yagiye imihango. Iyo niyo Islam. I know that both views. So again, how will that help you, Sheikh? Wemera iki muri ibyo? Oya, ahubwo ngenda ndashaka kumenya icyo uhagazeho kiri bugufasha muri ibyo kuko ibyo turi kuvuga it shows yuko no utari waje mu mihango yemerewe gushaka. Uri kwesista ko umumenyi yavuze girls batarajya hehe mu mihango noneho ugashaka kugaragaza ko ari abana batoyi. I see. Hariya ntago wabyise young girls. Ndi kukubabaza ntago ari njye wabisomye nabi Sheikh. Iyi ni article. Barekera kwitwa gutyo bafite imyaka ingahe? Sheikh, iyi ni article and thank God ugize Imana nuko nyifite. Okay, ngiye kuyikwereka utagira ngo ndi kukubeshya. So iyi ni Islam Q&A. Thank God sinzi niba mubasha kubibona. Iyi ni Islam Q&A nta kuntu nakora ngo nzuminge kugira bibone. So it says even the young girls batari bajya muri puberty. So nakuvuga ngo again nyine view Islam iri consistent yuko umuntu utari wabona menses ziziwe like nyine atari yagerageje cyo kuba baligh. Again hano it says yuko according to Surah At-Talaq n'izindi hadithi bongeraho bagashimangira point yabo bemeza yuko sharia ikwiye kubyemera azeno yuko umukobwa utari wajya n'imihango yashingirwa yashako yakora imihango. Again ikintu bakundira na abanyakuri dore ikintu bavuze ahubwo kiri muri view ya Muhammad about the fact that it is permissible to marry a young girl does not mean that it is permissible to have intercourse with her. Rather that should not be done until she is able for it. So vote niba ushakanye nawe nubwo yaragiye mu mihango ntabwo bivuze yuko ugomba kwita jigijigi nawe ahubwo ugomba kureba ukamenya ngo niba basha kuba yahandlinga icyo gikorwa. So nano nkakubaza ubimenya gute? Obviously ubimenya kubera ko wagerageje nushyiramo muri gukora sex ukumva arababara you have to wait ukategereza imyaka 3 nkuko Rasul yabitegereje kugira ngo nyine umenye yuko actually baburetse gatoya ngaha harimo yabitegereje yuvuze ari abikoze nta kibazo. Actually nibyo hano reka nyikomeze koze ngiye nkunda gusoma ibintu ko biri. I will not be objective sibyo. So here none bagakomeza kavuga ati i reasoning nyine bayivuga in the view ya Muhammad no kuvuga ngo niba uri umuyisilamu kano kaba wabikoze ntabwo bivuze yuko kubera kuri amwana yagiye mu mihango bivuze ko yego kumushaka urabyemerewe ariko ntabwo bivuze ngo uhite mukora sex direct ahubwo ugomba gutegereza wenda paka igihe yaba yuzuye ngo noneho ubibwirwa n'iki yuko yuzuye ni ukugerageza. Reba ukuntu hano bakomeza kuvuga for that reason the prophet peace be upon him delayed the consummation of his marriage to Aisha radhiallahu anha. Niyo mpamvu nyine Rasul yategereje ni kugira ngo Aisha then physically abasha gukura abasha ko yahandling ibyo bintu. So again nkakubaza yabimenye gute atabizi. Again barakomeza kuvuga Al-Nawawi said Imam Nawawi yavuze with regard to the wedding party of a young married girl at this time of consummating the marriage, if the husband and the guardian of the girl agree upon something that will not cause harm to the young girl, then that may be done. If they disagree, then Ahmad and Abu Ubaid say that once a girl reaches the age of 9, then the marriage may be consummated even without her consent. So bo baravuze ati noneho okay niba umushatse afite imyaka 6 ukagerageza ukabona yuko ntabwo yabihandling your sex okay tegereza noneho paka igihe yujuje imyaka 9 kuvuga ibyo Rasul yakoze ko yaragejeje imyaka 9 then niyo criteria noneho niyo result ya nyuma nicyo gihe udakwiye kuba warenza kuba waryamana nawe.
mushaka afite imyaka 5 6 whatever ariko niyo ufite imyaka 9 that's your go ahead no kora jigi nawe barakomeza bakabyubakiraho bakavuga ati I love this again so bakavuga that interprets with her okay here no wakazana no concept yuko okay, without her consent but that does not apply in the case of who is younger for this reason Malik al-Shafi'i and Abu Hanifa said abana imam school of jurisprudence but the marriage may be consummated when the girl is able for intercourse which varies from one girl to another yes I agree so no age limit can be set then this is the correct view there is nothing in the hadith of Aisha radhiallahu anha to set an age limit or to forbid that in the case of a girl who is able for it before the age of 9 or allow it in the case of a girl who is not able for it and has reached the age of 9. Al-Dawudi said Aisha radhiallahu anha was reached physical maturity at the time when her marriage was consummated. Again, by the time you hadith. It's a scholarly consensus. You will have to know yuko igihe ushatse umwana watari yuzuza imyaka 9 tegereza paka yujuje imyaka 9 nta kibazo ariko niyo yuzuza imyaka 9 it's green light go gendo ryamanye nawe like what kind of perversity is this umva nkubwire Akram nanjye mu mwanya mvuge sibyo kandi wihangane mvuge pe sibyo nubesha ndakubaza point of clarification it's a dialogue ntago njya kubeshya abanyarwanda kandi twakubonye uri kubeshya inshuro nyinshi no mbeshya iki ko mvuga ibintu byanditse biranditse ariko iyo uri kurengera ibintu uvuga ibintu bitari ikintu nshaka kukubwira kuri no aya iyi aya umaze igihe kinini cyane uyibazaho humura Sheikh dufite n'izindi topic nyinshi zirenga zingaze inshuro maze kumva uyivuga zirarenga 3 Jean ndumva yari yakabiri bigaragaza uyibazaho cyane alright iyi aya rero iyi aya imanuka ntago yagaragazaga abashakwa abaribo urumva ubyumve neza kandi uyihangane uburetse kuvuga ndakubaza uyovuga ngo ugiye kugaragaza ngo abadivorce urambire wowe divorce yagaragazaga umva iyi aya imanuka ntago yagaragazaga abagore bashyingirwa abaribo ahubwo aya zigaragaza abagore bashyingirwa abaribo nazo zirahari nuzishaka ndaziguha ahubwo iyi aya icyo yamanutse ije gukora niki yari ije gutanga umurongo w'igihe cya eda cyangwa se igihe abagore bicara mu rugo igihe abagabo babo babasenze ni babasenze ubwo babasenze igihe babahitaraka bitaza kuba igitutsi nyamuntu kubasenga se suko birukana nyine bagenda igihe birukanywe n'abagabo babo kiriya gihe rero iyi aya yaje gutanga umurongo hashingiwe ku byabagaho kiriya gihe byabagaho ni ukuvuga abantu barashakaga bakanashakwa bakiri bato niba umuntu w'imyaka 10 12 14 yarashyingirwaga bigaragaza ko bashoboraga gushyingirwa batarabona iyo mihango birashoboka rero niba umuntu ashobora kuba yagira ashobora kuba atarabona iyo mihango kubera ikibazo cyo kuba akiri mutoya afite imyaka 10 wenda n'ibiri cyangwa 14 kandi wenda ntarabona iyo mihango kandi ahatuye sosiyete atuyemo ishingira abantu bagifite imyaka mikeya ndeka kuvuga ngo bakiri batoya kuko kubashingira wenda babaga bafite icyo gikuriro noneho rero iyi aya imanuka ntago yaje gusaba yuko habaho ubukwe bw'abana ngo abana abo ngabo uri kuvuga ngo bashyingirwe abo ngabo uri kuvuga
urumva nyine yagaragazaga yuko ahubwo abana bashatswe bashatswe nyine ariko batari bagize imyaka rya eda urumva aya yaje gutanga itegeko rya eda hanashingiwe ku byabagaho kiriya gihe cyo kuba abantu barashyingirwaga ari batoya. Again, Sheikh, aho ngaho njye mbabonamo ikibazo nyemerere kukuvugira mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe kukubwira Sheikh, okay, yeah, komeza. Mu buzima busanzwe umva, mu buzima busanzwe hari abakobwa batinda kugira imihango bakayijyamo bakerewe, urumva bwana nyine nta kibazo hari n'ababa bafite ibibazo by'imisemburo barwaye. Ese ubundi ubwo uwo muntu aba yaramutwaye iki kanya tuje standard yuko agomba kuba ari bare babaca hano makuyemo ikibazo cyo kuvuga ngo Allah yababwiye iyo kategori y'umukobwa ugize ute utaragiye mu mihango ariko akaba yarashatswe, sibyo? So ugomba igihe cyo gutegereza na amezi 3 kimwe n'ubundi nk'abari bari menopause n'abatwite kimwe. So yagiye gute rero? Yagiye gute from the first place? Nize criteria yagomba kuba yahuje yo kugomba kuba washatswe. Criteria yari hari no ku muntu mu Islam, you know it, yuko bagomba kuba bari baligh. Again, nujya kuvuga ngo amateka n'iki byose, I might agree on that, ariko nyine n'ubundi Rasul nk'uko Quran tubizi yabivuga yuko ari amagambo ahoraho iteka ryose kuva buri Muslim wese yasoma, he can apply those. So bino biri objective kuri buri muntu wese, kuri buri Muslim akwiriye kuba yakora ikintu nk'iki. Akram nshuti yanjye tangiye kuvuga ngo subscribe baneza ibintu ndi kukubwira kiriya yaje gutanga umurongo hashingiye ku bintu byabagaho kiriya gihe, urumva? N'aka kanya rero birashoboka yuko umuntu ashobora kugira imyaka myinshi kandi atarabona iyo mihango uri kuvuga. Niba ari imihango, niba ari n'iki, urumva? Birashoboka yuko yagera icyo gihe bitaraba. Ani uko igaragaza umugabo umugore agomba gushaka, urumva? Allah aravuga ati muhsinina, ati mushaka abagore birinze, ghayra musafihat, batiyandarika wala mutakhidhi akhdan, badafite n'izindi nshuti. Nase umuntu agera mu gihe cyo kugira inshuti z'abagabo bafite imyaka ingana? Mbaza gusacinga ibyo mbaza se. Oya, actually ntabwo ari cyo ndi gusacinga, ndi gusubira ndi kureba wowe ugomba kwemera, ikintu ugomba gukora. Reka mwereke ibyo ndi gusacinga. Kujya kuri side imwe ngo uyiryameho. Ikintu ndi gushaka side kujya kuryama kuri side y'impinja, iyo side ntacyo yagufasha kuko na biology ubwayo yakunyomoza. So wari kuvuga ko utazi icyo biology bivugaho, and again uje utakoze research yawe kijyanye n'uko umuntu kuba yagiye muri menstruation ntabwo bivuze yuko ari capable of doing sex, which niyo kosa rya mbere wakoze. And impamvu n'ibintu byose ukabivuza nuko wasanze ari cyo nari kuganiraho na mushiki wacu Ruhi, yagaragaje ubujiji nk'ubwo Rasul yavuze yuko abagore ari injiji mu dini. First of all, ko atarazi yuko baraba hari ari gukubita, niyo mpamvu twakubazaga follow up questions. No, abagore ntabwo ari injiji. Aisha si we muhanga dukuraho ubumenyi bwinshi. Yavuze ariko abagore ntabwo ari injiji. Rasul yavuze ko benshi nyine yabivuze ko ari injiji. Ntabyo uzi se shaka nanone ubutugiye ko yadufisha hadithi za reba Sahih Bukhari 334. Yavuze yuko yavuze yuko bari deficient in intelligence. Ni iki kintu gisobanuye muri ayo magambo mu Kinyarwanda? Bafite ubumenyi buke mu bwenge. None se like bavuze ko abagore bashukika yari ikigoryi. Oya, actually bivuga hari deficient in intelligence. So bafite uko wanshuka nta kibazo uko washuka Sheikh, uko bivuga kose
okay tukoresha ingi deficiency in intelligence actually yabatutse mu kinyabupfura mubwiri banga utazi nta banga ririmo hayakira n'ibintu birombiye abagore intege nkeya zabo umva intege nkeya z'abagore ziba mu kumva iyo ari kumva ushobora ushobora kuba wamuyobye. Reka dusome hadithi wenda utagira wenda kimwe nuko natwe intege nkeya zacu ziba mu kureba. Sheikh ntayo uzi hadithi nagufasha. Sheikh mvugo nivuga iyo hadithi ndayizi nta kibazo. So hari uvuga okay again kuri iyo criteria uvuze kuri ibyo byo nyine ubuvuzi ubwabyo harimo ikibazo gikomeye cyane. Kuko ntabwo icari kubahora ruko batumva neza. Ntabwo icari kubahora ruko batumva neza. In fact, abgati mwebwe ini declaration yabwiye mbese it's declarative yabwiye mutanga amaturo kubera ko nabonye abagore muri benshi mu ijoro. Then sorry nako mu muriro. Ariko wandi ko bari benshi mu muriro abana nako ari benshi mu ijoro. How do we not? Okay, how do we know it's not true? None se wowe ubibona ute? Ngiye se ko ntari intumwa. Uko abagore bitwara mu isi. Nyine nibyo ndi kuvuga. Bitwara mu isi ya none ahangaha. Yeah. Wowe ubibona ute? Ntabwo naba judginga nkuko Muhammad yabagiye. Ubona baba benshi mu muriro cyangwa baba. Reka mubwize ukuri, I cannot judge them. Gute se naba mbizi kubera yuko kugira mbimenye byaba ari ikintu kigomba kuba ndi kubona kiri kuba. So nitujya ku munsi w'urubanza nkabona benshi bagiyemo wenda bashaka kuba abagabo, bashaka kuba abagore. Oh, you can realize. No. Ushobora we kuvuga impamvu ntabwo ngende judge. I am not a judge. God only judges. So ngiye icyo na judging ni iki, this is right, this is wrong. That's my position. Ariko hano Rasul we yavuze yuko nk'intumwa nkuko tugomba kumubona nk'intumwa yavuze yuko it's declarative by the way. This is statement avuga ati abagore muri benshi muri Jahannam. That's it. Ntabwo ngende ku doubting yavuze. Niko kuri kwiwe nyene yarabyeretswe. That's good. So none hakomeza bavuga ati dore impamvu ni iyi ngiyi rero. So urumva nk'abagore babyumvisha bibabwira bagati so why is that? Abagati cyambe I have not okay. You curse frequently baratukana cyane kandi ntago bashimira abagabo babo. That's very true. Wanda hari abagore n'ubwo iki gihe mbona bafite iyo myitwarire. Sibyo? And then the woman asked Allah apostle what okay here I have not seen anyone sindabona umuntu numwe more deficient in intelligence and religion than you. Ufite ubumenyi bukeya mu bwonko mu bitekereze no muri practice no mu idini.